ko mperukana n'umugore tugishakana umuntu ashaka umugore akamara umwaka wahuye rimwe kweli wajya ngo sinkiba mu rugo akanitegura se gusanga nsa neza mwiteguye ni ijoro mbese uyu munsi turaba nk'aho ariho twakoze ubukwe Sera mutipe uranda musanga yora ako ndamubona koko bari abana no kubapangira to arararara none ndahera score Martin Pierre Musi cyana ko bisatu meeting yewa inzoga y'abagabo none uyu munsi ndahera kamere hano kuri Siminov wa mutipe je namutegereje ari heye nta mubwengaze mwakize bino bintu irambwiye ko afite gahunda y'ibibebe agomba kundangira gusa no mutipe je nategereje kambe mutegereje ariko ntari nyitegereje komera yo ji akageze hose shaye wa ndakubona uranguye ese man ndabiteguriye ibi none biteguriye umestori z'abana barye nta ibindi byo kabamba dore bye oyas nese nakubeshega ese man igihe nahere nkwamagara kuri phone numvaga ngiye nkubeshye muri sala nakumbaje uri gukuruna mwatse nomero shaka nazinyimasha akurani ka bakobwa bigenze arabanza kiyanga akitinya akagira ute akubura yakorobye watsinda akose uri buka ka baby nagiye gufata selfie man uri kintu kibanereje ni foto kabone utamwibuka ngo mbite mukwereka basanje nakubeshya kanze yikwereka umukobwa ikanze uzo no nayo musirimu ko kunyambona gango yitinye ngo yagize uragura ibapa we taba mukobwa mutemba nshyushyu dore uyu ni mushiki w'Imana pe ni mwana wa Yesu murebe ntago mbeshya man umwana ntakubeshya oya udatuma naramubonye kugira ngo mukana Bikira Mariya oya rwose ni nyina wabo na Yesu ndakubeshya dore nguyu none se kare kose iyo muzana ibinyobwa nateguye akanywaho oya ariko nta ntukajye wigira oya rwose dore ngiye mukobwa mu muturage gusa ashobora kuza akakwaka ikigaye cyangwa ubushera ako ni kubiri ako ibintu bihuza na bimwe ariko simba mubaza afite umugabo ariko umugabo nawe ujya wegera igikaritazi kuko ari abagabo b'iki gihe ba fake man bakabona umugabo mwipatara aragenda ariko umva nkubwire nge nabonye afite asa nkaho afite umugabo wamubereye ibamba nyine abamufite akomeye kagabo b'iki gihe umugabo ubanza ari n'igikaritazi kuba atazi gahunda nyine yahuza uruga sawe ntabyo wumva wowe gusa ubusa arabona narubakiye ubusa ndakwizeye ukuvuga ngundi baravuga ngo shaka amagufwa imbwa zizizana ntabwo ndutse shari wa utansi gusa nyine cyane nyine oya ntari bitwicare sibyo ndabanza nkwakirize undi kindi gikobwa ndiho cyakindi se twahure cyaje hara muri salo rewe yarahari cyakindi cy'amabuno uru Rwanda rufite abakobwa bebe rufite ababebe sibyo kamukwereka abonde kiyo kumwibuka oya sha no w'amatatu abantu rero no kubapangira wakinje baravuga ngo abakobwa b'iki gihe cyumuganirije akabara nyine uri fake yashakira abandi ako subundi kamubwire man nge cyaye twaraganiye mbona ni umuntu udafite gahunda gute nabeba ukuntu ngiye kumwaka basi na selfie nkabona aritarukije ubusuru reka hari impamvu uramukobwa amenye ko yaravuye mu cyaro uko mubonye basi amaje gusirimuka ntago wamusirimura se wowe ntari bingomba kumusirima wowe ntukigira umwana man oya ntari bi rwose ntukigira umwana akira mbanze nkwakirize utavuga ngo nakwima wese wantera covid man mpakanje oya man wayisomyeho izi kuramo kankuremo umusheke umwe mwesha umuntu si ibyo ngibyo ntakundi anda wica icyaka bayumvisha inzoga y'abagabo naho wari usanzwe inkwera zadunda ubwonko naho ibindi nta n'iby'ubuzi umwe azamukubita umwice uriya mukobwa arakwemera dupange gahunda tubahamagare gahunda sinkwica ndabona wambaye neza ibyo ufite phone aho ngaho cyangwa nkorera zino foto ziwe uzajya no mu rota ujye umureba fungura data vuba ntazifunguye sawa ntazoherezaje umva tumwe je sibyo
wowe bika izo nzoga ntabwo cyangwa inzoga mani umukobwa ukishemo ijisho uri kunuka inzoga turazinywa tuba tumaze gukora akazi oya ntari bisi rega ndi kambaye nzi ni kwisimera wowe ntari bitugenda unyereka uwo sister ahantu abari ni ukuvuga ngo eba nshakwereka wowe uriya mukobwa niyo yaba afite umugabo gahunda irakemuka oya tugende sha tugende uwo musista ndamurya wowe poko wikokinze oya jewe ya nuko yakwanga yagimbwiye ari kurira singe twagiye aradedera oya ni hanya bango ni maki ariko wanja maranya dedera wanja ararenda warahika ese kimwe naribonye kure hano cyangwa cyangwa akurira hano hepfo mana uzashaka guhinguka he Kanzi manza mbyumve neza. Mezitese. Zini inza. Arandota nanjye no. Se musaza wanjye. Ntabwo byashoboka. Ko amaze kuvugana. Kanzi. I miss you. Kwa mugore we. Ndarota cyangwa? Nizeye ko ndimo kurota atari ibyo. Cye ntabwo mbyumva neza. Bobe. Oya bara unyumve. Ni bikirimo. Umuntu ufite umugabo watinyuka naga kunyuza se basi. Umva mubwire, sibyo umva mubwire. Nguguhe na mama yicaye ngafite umusaza wanyu ngo yarashatse. Yarashatse. Umva mubwire mubwize uko bya mugore. Njye ndabibwiye musaza wanjye ibyo ntabwo nabyanganira ngo bizu. Somba ufite icyo kuvuga cyane rwose ntacyo kuvuga ufite kabisa. Muragira ute? Mva mubwiye icyo nakubwiye sinongera kukirengaho. Ndabibwiye musaza wanjye yicara bizi isaha n'isaha ntazamuzanira amabara mu rugo waje na gutera inda uvuge ngo ni musaza wanjye nawe yarushye. Bamura mu kazi nuko waba umeze. Mameze ute? Ariko ni ibintu bisanzwe si kuvuga n'umuntu kuri telefoni. Gutamwita be ni umugabo wa kabiri se basi bimenye. Ni gutamuha bizi. Ibyo tuyashaka gute? Wabyumvisha nde? Ibyo ni ibintu bisanzwe rero. Ndumva bigize joke. Cyane rwose ni ibintu bisanzwe cyane rwose. Aha ndabona bigize imikino. Gusa umenye yuko mbabaye. Ndababaye namutekana kuri iki nigendera. Amve vugana n'abantu nkawe. Nitari kubisaragiye. Yabwira umugabo. Aya. Hazaca none. Ngo harya ubu ngubu ni umugore twashatse. Cyane icyorezo. Ngo natwe dushake. Turashaka se. Ariko hari ikibazo. Sumba bwiye musaza wanjye. Ariko se nibimubwira agatangira guta umutwe aribwo yabashakanye. Ikindi kibazo kimwe cyonyine. Ninabimubwira umugore azamfata nk'igicucu akomerezeho. cyangwa cyasubiye ku murongo ndagitunganyije abana araza gusanga nkeye ibi
hari n'ukuntu byancumuzaga biba bikora iki mana rwose umugore wanjye ubuze kubikunda nimwakira nta rutoto sha ndamuha kweri ejo aribuze kwishima ndabizi ubu umushiha ahorana n'umunabi abiterwa no kutambona gusa ubu noneho mbere yaho nari narahereye nk'umuturage umugabo wanjye nzakomeza kumwihisha umunsi twahuriye nko mu isoko ko nta mukira ariko uyu munsi ndabimwereka yanyica yakora iki n'ubundi biraje ndabimwereka uyu munsi nimugeraho ndagikuramo ndebe ukuntu biraza kugenda ariko arampitana pe umugore mwiza uratashye kuburanye hari umpumpure buriya meze neza ariko meze neza umugabo mwiza yewe nagize ngo ngutungure rwose byayindi byo guhora ndakaye nabiretse kuri Imana ishimwe niyogosheshe nabaye kiza ntabwo ndi kwiyumvisha ko ari wowe uzi ko wabaye umusore neza neza mba nahindutse nabihinduye ibintu byose haciye igihe tutabonana wagira ngo ntitubana mu nzu ndumva nishimye ntange naje ngufitiye surprise yesu weshere ni ukuri yesu siko wabaye mwiza koko wagiye no muri salo rega njye nahindutse numvise inama abantu bangiriye inama bavuze ibintu ndaheruka ndavata n'umugore wanjye ko twabonanye rimwe tugishaka uyu munsi nakwiteguye bese kuri mari numva nishimye kaze nanjye nkwereke buriya nanjye byagenze neza reka bigenze gute mbona uhindutse se nanjye kubera ukuntu kansobanurira amafaranga ahantu wayakuye n'umugabo wayaguhaye ntabwo njyewe ntabwo nigeze nkoresha amafaranga yanjye sheri nyine ntabwo ari uwuhe mugabo wayaguhaye nta mugabo sheri nawe babarira ntabwo ari umugabo sheri ntabwo ari umugabo ni ukuri sheri babarira ibyo bintu bayihaye byo kujya mu bagabo sheri babarira ntabwo bimaze kunanira ibyo bintu bihaye biragushiramo ni gute unteza abagabo bagenzi banjye ubona ntari umugabo ntabwo ari umugabo sheri nawe kandi yatwaye turiko kadiya wa mugore wananiranye hano ntabwo yananiranye sheri musigaye mugenda ntabwo yananiranye n'umwana mwiza babarira